nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every station. Muraho neza muri kumwe na Bivuge TV. Reka tuganire ku mpamvu bikwiye guhinduka mbere y'uko umwaka utangira, bityo dutangire umwaka turi bashya. Igituma ucika intege, impamvu utagera ku ntego zawe. Uyu munsi turaganira ku kibazo cy'ingutu twese duhura nacyo mu buzima, procrastination cyangwa se gushyira ibintu ejo. Procrastination ni ukwigiza ibintu inyuma, ukavuga ngo nzabikora ejo cyangwa se ndabikora mu kanya. Nyamara iyo ukomeje gushyira ibintu ku ruhande, bigira ingaruka ku buzima bwawe, intego ndetse n'ibyifuzo byawe. Ukomeza kuvuga ngo nzabikora ejo, ariko ejo igahinduka undi munsi, bityo buri gihe uko ushaka gutangira ikintu ukumva nkaho hari undi wowe ukuvugira mu matwi agira ati si ibyo bikenewe, nuko wisanga wananiwe kugira icyo wakora. Ese kuki ubwonko bwacu bukunda kudushuka? Ese kuki wumva ushaka gukora ibintu ariko ntutangire? Ubwonko bwawe ni igikoresho gikomeye, ariko rimwe na rimwe kikaba n'umwanzi wawe ukomeye. Mu buryo bwa siyansi, procrastination ntabwo ari uburangare cyangwa uburwayi bwo kwirangaraho. Ibice bibiri by'ubwonko bwawe biba biri mu ntambara, ari byo amygdala ishinzwe gutabara no kwirinda stress, naho prefrontal cortex ikaba imikorere y'imbere y'ubwonko, ari cyo gice gishinzwe gufata imyanzuro. Amygdala ni igice gishinzwe kwirwanaho. Iyo utekereje ku kintu kigoye, amygdala ihita itanga ararume igusaba kugerageza gushaka uko wakwepa. Prefrontal cortex nicyo gice cy'ubwonko kigira intekerezo n'imyanzuro, nicyo kigutera kuvuga ngo ndabikora nyuma. Buri gihe iyo ugiye gutangira ikintu, amygdala ishaka kwirinda stress, ikakubwira ko kureka igihe gito ari igisubizo cyiza, ariko iyo ukoze ibyo uba urimo kwitoza kutarangiza ibintu. Siyanse kandi igaragaza ko ushobora kongerera imbaraga prefrontal cortex yawe maze ukagabanya ingaruka za procrastination. Niba wakora iki kiganiro kugera aha, ndagushimiye. Uri mu nzira nziza yo kumenya impamvu n'uburyo wahashya procrastination. Kanda subscribe kugira ngo ibiganiro bitaha bitazagucika. Waba wibuka ibintu wakabaye warakoze kera ariko ukaba utarabigezeho kubera gutindiganya. Procrastination ni uburyo ubwonko bugerageza kugabanya stress. Iyo uhisemo kwirinda ibyo wakabaye ukora, ubwonko bukumva umunezero w'ako kanya, bikagusiga wicuza nyuma, kuko stress ntaho ziba zigiye. Mu gihe cyose ibyo wakagombye gukora n'ubundi amaherezo aba ari wowe ugomba kuzabikora. Wigeze wibaza impamvu ibyo wiyemeje bitajya birangira, cyangwa se impamvu umwaka ushira utageze ku ntego wihaye? Izo si impamvu zo kubura ubushobozi, ahubwo ni amayeri y'ubwonko bwawe. Ariko se kuki dukunda gushyira ibintu inyuma? Kenshi biterwa n'impamvu eshatu zikurikira: ubwoba bwo gutsindwa cyangwa ubwoba bwo kubikora nabi, kudategura neza cyangwa kuba utazi aho utangirira, kwishuka ko ufite umwanya uhagije ukavuga ngo mfite akanya. Ibyo byose bigutera ingorane zikurikira: stress, guhangayika ndetse no kugera ku musaruro muke. Ibaze nawe ukwezi kwashize, ni ibintu bingahe wari wihaye intego yo gukora utarakora? Uzi impamvu yaba yarabiteye? Ngo ufitiye inkuru nziza. Burya ushobora guhindura ibintu. Dore uburyo bworoshye bwo guhita utangira. Fata ikintu kimwe wagiye ushyira inyuma, maze utangire none, niyo byaba iminota 5 gusa. Ubwonko bwawe bushobora guhinduka iyo bitangiye. Ubwonko ni nk'imitsi, uko bukoresha niko bukomera. Tangirira ku kintu kimwe cyoroshye, nubwo cyaba ari gitangira. Kora gahunda y'igihe gito, gabanya intego mu bice byoroheje. Reka kwifuza ko ibintu bigenda neza cyane. Gira icyo ukora niyo cyaba kituzuye. Uyu munsi fata umwanzuro, tangira gake gake kandi wiringire. Kuribuka igihe nicyo kintu kidusiga. Shyira mu bikorwa ibyo wifuje nonaha. Murakoze gukurikira. Twongere mu kiganiro gitaha kuri Bivuge TV. Twishimiye kuba muri kumwe natwe muri uru rugendo rwiza. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tubagezeho ibyiza.